reka nkomeze kugenda mbifuriza kugubwa neza mu dukurikirana 5/5 mukurikirana Kivu News Official TV muri kumwe na Kiss One. Ndi hano kugira ngo tuganire n'ubundi gahunda ni yindi nukubaha ukuri mu nkuru zagiye zivugwa hirya no hino hatandukanye ku isi, Kongo, Rwanda, Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye. Hano ndi kumwe n'umutumirwa wifuje kudusangiza imwe mu nkuru ziwe n'urukundo akunda Kongo. Muraho neza? Aho turashima Imana. Amakuru? Turaho tumeze neza. Witonze cyane? Nditonze ariko sina cyane kuko ndishimye. Nishimiye intsinzi y'igihugu cyacu. Yego. Mazina ni nde nimba atari ibanga? Nitwa Mukeshimana Diane. Mukeshimana Diane. Yego. Umukongomani? Cyane. Urumva ufite ibyishimo bingana gute kuba Goma yamaze gufatwa, kuba abaturage batakiri kwicwa nka mbere? Ufite ibyishimo bingana gute? Ntago kubivuga nabishobora, birandenze, birenze igipimo, sinzi ngo nabishyira ku munzani ungana gute kuko byandenze. Tumaze igihe tubibereye ku mavi, ndashimira Imana ko iri kugenda igaragaza intsinzi mu ruhande rwacu. Kurwange ruhande ndacyafashe iry'uburyo kuko ntibiragaragara cyane nkuko tubyifuza, ariko hari icyizere hamwe no gusenga. Mwizeye ko biraza gucamo neza? Cyane rwose. Umaze imyaka ingahe mu Rwanda? Maze imyaka 29 mu Rwanda. 29 mu Rwanda. Yego. Muri iyo myaka se umaze mu Rwanda, ntago ushobora kuba warafectinzwe no kuba uri mu Rwanda ku buryo mvuta asubira Kongo? Ntago byankundira. Nifuza gutaha mu gihugu cyatubyaye kuko nubwo tutigeze tugira ubukoroni, ariko twakomeje kubona ibitubabaza byinshi kandi n'uyu munsi bikigaragara. Cyane cyane wenda ko mu Rwanda ntago twakomeje twabonye ihohoterwa, ariko abari iwacu muri Kongo bafite ikibazo kiremereye kuko iyo bababaye natwe turababara. Yego. Cyane ko harimo abavandimwe bacu kandi bo mu maraso. Biratubabaje rero kandi turacyabibereye ku mavi, dufite icyizere ko abahungu bacu bazabishobora hamwe n'Imana yacu. Yego. Tukiri aho ngaho, amakuru ufite ku bantu bari Goma cyangwa se ku bantu bari hakurya y'igihugu cy'u Rwanda bameze bate? Ku makuru make ufite? Amakuru ndi kumva nuko abahungu bacu bakoze ibishoboka byose, kandi hakaba hari icyizere tugereranije n'ibindi birere bagiye bavamo ko aho bavuye ababirimo bari amahoro. Hari icyizere cyuko naho bageze rero n'aka kanya bari buze gukomeza kugubwa neza. Ubu hamaze gufatwa uduce tungahe utwuzi n'utuwe tumaze gufatwa? Ngewe nabyutse njya gusenga, ntago mbonye abandi babyina intsinzi nishyiramo ko byaciyemo, nta makuru afatika yaho bamaze gufata mfite, ariko guhereje nka saa 9 numvaga ko ikibuga cy'indege cyamaze kuboneka. Ubwo rero geze isaha nkurikije ibyishimo bihari, sindajya kwitumanaho ryanjye ngo ndebe uko bihagaze, ariko uko byamera kose birasa neza. Birasa neza. Hanyuma nka M23 sibyo? Niyo irimo irabikora nk'abahagarariye M23, ni iyihe message wabagenera? Ni ikihe kintu wababwira wumva kikuri ku mutima, yaba kubashimira yaba kubaha courage? By'umwihariko ndahera ku mugabo wita Wiringoma. Ndamukunda cyane cyane cyane, ntago mfite uko mbivuga, birenze intekerezo zanjye. Cyo nzi cyo nuko ningera mu gihugu cy'iwacu, Imana izamfashe n'abayobozi bazampuze n'uyu mugabo, kuko nzabaho kandi nzamushimira mukoze mu ntoki, nzanamugabira n'ibinkundira kuko naramukunze, ndamukunda, niwe mpereyeho. Ni benshi cyane, ariko nkurikije message ya Wiringoma nabonye yo kuvuga uburyo ibibuga by'indege bibabangamiye n'ukuntu biteguye kubikora bikaba bigiye mu ngiro mu gihe kitari kirekire, biranejeje, byankoze ku mutima. Wiringoma Imana izamuha umugisha, kandi hejuru yo kudukunda natwe turamukunda. Ku rwange ruhande ndabivuga ku cyanjye gite, ndamukunda Wiringoma, ndamukunda n'abandi bagenzi be benshi bagenda babana nawe umunsi ku wundi, akorana nabo, ndabakunda. By'umwihariko icyama cyacu Imana ikomeze igitwaze, kandi simfite byinshi byo kuvuga kuko umutima wanjye wuzuye amashimwe menshi, kandi ndacyari gushima bitaraza ngo mbibonesha amaso yanjye ibifatika. Nubwo mfite icyizere mu ntekerezo, ariko ndanezerewe ku rwange ruhande. Kandi Wiringoma ni nawe wanteye
kuri kamera kuko niwe muntu wa mbere nabonye video ye ahagaze ku gifaru kiri gushya numva noneho nkaya numva ururimi avuga ntago ndwumva nta no kurunsobanurira mfite ariko numvaga nshaka kubifindura kandi ntabyumva byanejeje cyane numva nkeneye niba byamushyikira mu mbabare mu bimungerezeho mu mubwira ngo hari umukongomani ukiri n'umukobwa umukunda cyane kandi wifuza intsinzi mu ruhande rwe kuko yabyitangiye Imana izamuha umugisha. Yego ubu uri kumva witeguye gutaha cyane rwose mpaka nufungurwa urumva urahunguka? Nzahunguka cyane. Hanyuma se mu nkambi hirya no hino ziri mu Rwanda cyane cyane inkambi urimo abaturage bari kubyakira gute? Bari kwishimira gutaha cyangwa bari kwishimira intsinzi y'uko Goma yafashwe gusa? Uko bigaragara nkatwe tumaze imyaka myinshi duhunze wenda nk'urugero ngiye naho navukiye ntago mpazi sinahatangaza ariko abavuyeyo vuba turi kugenda tukubitana gutya mu nzira barumva bakeneye gutaha uko bigaragara mu maso yabo no mu mvugo yabo kandi nanjye nubwo ntahibuka kaba ntanazi ngo nzahagera nte ariko mfite icyizere cy'uko nanjye mfite ubwo bushake bwo gusubira iwacu. Murakoze cyane. Hanyuma tugana ku musozo gira icyo ubwira abantu badukurikiye cyane cyane abari guhunga ubu ngubu abahunze mu minsi yashize n'amaze imyaka nk'imaze mu Rwanda. Icyo nifuza ku rwanjye ruhande nabwira abakongomani muri rusange nuko dukomeza gukumbura igihugu cy'iwacu kuko igihugu cyacu kiradukeneye kiradushonje gikeneye amaboko yacu gikeneye n'ibitekerezo byacu aho twicaye hano mu nkambi ubwenge burasigingira ntitubona ibyo gukora amaboko yacu agapfa ubusa tugakora ibintu bitari na byiza mu gihe kitari nacyo. Ubwo rero twagize umugisha twatubona abahungu bacu badushyigikiye ko dusubira iwacu icyo nabasaba nuko badufasha tukabashyigikira tukabona uko tujya kubunga mukono tugasana igihugu cy'iwacu. Urakoze cyane ubwo tuzasubira kandi urakoze ku bitekerezo byawe byiza. Imana ikomeze ibane nawe. Murakoze nawe.